Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahwema gukurikira Inguni Zose TV kandi mwebwe mwamaze gukora subscribe reka mbabwire ngo muri abantu b'ingenzi cyane amakuru yacu rero ndetse n'inkuru tugiye kubagezaho uyu munsi na makuru uyu munsi weje kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ku munsi w'ejo rero habayeho igikorwa cy'umuganda ndetse habaho n'igikorwa cyo kumena inzoga zo mu bwoko bw'urwagwa. Aha ni mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Mimuri, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Reka rero nze mukanya mbavire imuzi n'imuzingo y'iyi nkuru, mbabwire impamvu uru rwagwa rwaba rwaramenwe cyangwa se babwire naho n'uburyo rwamenwemo ndetse n'uruganda rwakoraga iyi nzoga. Yes, turagarutse rero nkuko nari maze kubibabwira, hani mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mimuri, ahari uruganda rwenga inzoga cyangwa se rwenga inzoga yitwa urwagwa. Uru ni uruganda rwitwa Iramiro, rwenga inzoga zigiye zitandukanye harimo iyitwa Umurava. Uru ruganda rero nyuma y'uko urwego rwa RIB cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu cy'u Rwanda rufashe sample rukajya gusuzuma, rwaje gusanga izi nzoga zitujuje ubuziranenge, aho bavuga yuko baba bakoresha imisemburo itari ya nyayo cyangwa se itemewe, aho baje gusanga hakoresha umusemburo witwa Pakimaya. Ndetse bavuga yuko uru ruganda rugura ibitoki rugatara, hanyuma rukenga, rwamara kwenga imitobe rukaza gushyiramo imisemburo. Bavuga rero yuko mu byo bavuga bakoresha isukari, bagakoresha ndetse ngo n'indimu, aho umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yajya asobanura yuko indimu nta n'ikibazo kirimo, ahubwo ikibazo ari uko barebye bagasanga nta n'indimu zirimo, ahubwo bakisangiramo umusemburo witwa Pakimaya. Ndetse bakavuga yuko uru ruganda rutubura izi nzoga, aho rukoresha ibitoki bikeya, rugakoresha isukari nyinshi ndetse n'umusemburo mwinshi, ariho abaturage bagiye bavuga bati izi nzoga kabisa zirakaze, izi nzoga zica abantu, harimo abo zitera indwara ndetse abazinyweye barasara bagasinda ku buryo bukomeye, bakavamo n'ibintu byo kurwana ndetse n'urugomo nk'uko byagaragaye. Hari ifoto y'uyu mubyeyi, murabona yuko abantu bamusagariye bakamukubita umutwe bakawumena kubera ubusinzi bw'izi nzoga. Aha rero ni mu gikorwa cy'umuganda cyabaye ejo kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2026, ubwo muri uyu murenge haberaga iki gikorwa cy'umuganda, ndetse wari uhuriwemo n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'umutekano, harimo DASO, harimo polisi y'igihugu ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Bakavuga ko rero aha muri uyu murenge uru ruganda rwitwa Iramiro rwengaga izi nzoga z'urwagwa ngo baje gusuzuma, ubwo abayobozi nabo kuri uyu munsi w'umuganda binjiyemo baritegereza bareba uburyo urwo ruganda rukora, ndetse kubera ko bari bamaze kubona yuko uru ruganda rukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Nyuma y'uko umuganda urangira, abaturage baje kuganirizwa, ndetse uwari uhagarariye polisi yaje kubaganiriza ababwira ko bagomba kwirinda ibintu bijyanye n'ubusinzi ndetse n'urugomo ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane birinda kunywa izo nzoga zirimo zirabasaza ndetse ziri kubateza uburwayi bukomeye. Hanyuma rero nyuma y'uko umuganda urangira, haje gukurikiraho igikorwa cyo kumena izi nzoga. nk'uko mubibona, hakaba rero haramenwe inzoga zigera kuri litiro 10,500
bavuga yuko rero agacupa kamwe ngire ngo ni agace ka litiro cyangwa se kari agacupa k'umurava abanywa izo nzoga cyangwa se abajya bazibona murazizi. Ndaje ndabereka ifoto y'iri cupa. Bavuga yuko agacupa kamwe kagura amafaranga 500 y'u Rwanda. Bavuze ko muri izi litiro rero hashobora kuvamo amafaranga arenga miliyoni 10. Ubwo rero baje gusanga izi nzoga rwose ngo zitujuje ubuziranenge, bagiye bakangurira abantu kuzireka, ndetse uru ruganda nyuma yo kuzimena habayeho gufunga uru ruganda, ndetse batangaje yuko uru ruganda rushobora no kujya no mu nkiko bitewe nuko rwaba rwarakoze ibitujuje cyangwa se bidakurikije amategeko, aho nyine bavuga yuko hari imisemburo rwakabaye rukoresha muri izi nzoga rwenga, ariko ngo bakaba bakoresha imisemburo itari ya nyayo, aho rero bakoresha bakimaya, ndetse ugasanga n'ingano y'ibitoki ni nkeya pari raporo y'inzoga zivuyemo. Hano rero umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare bita Kakoza Henry yagiye asobanura byinshi cyane ku bijyanye n'uru ruganda ndetse n'ibikorwa byarwo. Reka nze mbakinire amajwi ya meya w'aka karere ka Nyagatare uko yagiye abisobanura. Hano ku ruganda uyu munsi menye litiro 10,500. Ko byagaragaye rero hari ikipe yaturutse ku rwego rw'igihugu, turafatanya tujya mu ruganda, ariko byasabaga ubuhanga kugira ngo umenye uburyo babikora. Na mu ruganda mwarutembereye mwasanze hari aho batara ibitoki, ariko iyo urebye ingano y'ibitoki batara na litiro 10,000 birenga urugero twabonye ntabwo bijyana. Ni ukuvuga ngo icyo bakora bakoresha urutoki duke cyane, ubundi bakavangamo ibindi bintu batagakwiye kuba bavanga mu nzoga. Muri ibyo ngibyo byagaragaye rero ikubitiro hagaragaye bakimaya. Hano tumena ibiyoga mwabonye ko harimo n'indimu. Wenda indimu si cyakabaye ari ikintu kibi kuko turakirya, ariko iyo urebye ku bintu agaragaza ko yakoresheje nta nubwo zigaragaramo. Ni nayo mpamvu RIB yafashe icyemezo cyo gufata amasampo bayatwaye muri labo barebe neza izi nzoga ibizigize. Ariko mu kubikora nanone babikoraga rwihishwa, kuko hariya nkuko naberetse hagaragaye igisitiza ubwoko bubiri zemewe gukoreshwa mu rwagwa, ariko baba imisemburo, ariko bababajije izo bakoresheje zirabura. Izo zagaragaye baheruka kuzigura mu kwa 4, ariko ejo bundi benzi inzoga. Basi tujye kuri tini yanyu mwaziguriye, basanga kuri tini ahubwo huzeho bakimaya. Niho havuye kuvuga ngo reka bafate icyemezo uruganda rufungwe, noneho bafatwe na sample barebe ibigize urwagwa abaturage bagaburiwe cyangwa se n'urunguru bari bagiye gucuruza. Bizavamo ubutabera, RIB irimo kubikurikirana, bizajya mu butabera kuzafata icyemezo. Ngayo nguko rero uyu ni meya w'akarere ka Nyagatare ubwo yasobanuraga ibijyanye n'imikoreshereze y'uru ruganda mu buryo bwo gukora izi nzoga, avuga yuko hari ibitemewe bagiye bakoresha, cyane cyane ko yavuze ko cyane ko bakoresha ibitoki bikeya ariko ugasanga bavanyemo urwagwa rwinshi. Bivuze ko rero hari ibindi bintu baba bavangamo bituma byatubuka, aho avuga yuko cyane cyane basanze mu misemburo bakoresha pakimaya kandi zitemewe mu kwenga uru rwagwa. Ngayo nguko rero byinshi mwagiye mubyiyumvira. Reka dusoreze ahangaha aya makuru yacu. Reka dushishikarize nanone abadukurikira, abatarakora subscribe urebe munsi iyi video ukande ijambo ryanditse subscribe, ukande ntukazogera ka notification, ibi video zose tudushyiraho ujye uzibona mu bambere. Kandi niba ukunze ibiganiro byacu ndetse n'amakuru ujye usharinga ku nshuti zawe. Ibyacu nakagaruka ni episode kuri episode, mu kanya turagaruka tubagezaho izindi nkuru.